cya koti high court cy'urubanza kiriho abagabo benshi. Muri abo bagabo je sinarindimo. Ndamubaza ngo none iki gipapuro umpaye gusayininga ko nduzi nta zina ryanjye ririho. Arambwira ngo ningisayininge ngo nuko ngo ari jewe ngo abonye ngo hanyuma nzakigeze ku bandi. Ngo bamubwiye ko nagisayininze ngo nabandi baba bakibonye. Ariko koti ntago ibara sinyatire yanjye. Wari muntu ukisi ubwo ngubwo icyo gihe. Jewe no kuvuga ngo bari bashingiye ko nabaye umupasiteri muri ADPR. Nanone bashingira yuko ngo ngira nimero zabo bantu bose bari bagize gute koti yari ikenewe. Abo bose sura zifite n'ubundi ndazifite. Nta numwe udafite. Nta none se ko twakoranye. Kandi bose bampamagaraga bampa makuru y'itorero ADPR. Urumva ubwo byabaye ngombwa yuko abo bagabo uyu munyamategeko ampaye icyo gipapuro yarampaye ndagisayininga. Maze kugisayininga bahita bakomeza urubanza ntibongera kuduhamagara. Uranyumva? Ndakumva. Urubanza barutwara mu maso ruragenda bararuduhisha. Mu kwezi kwa 11 nimwe nagiye kwambona ikinyamakuru ko je nkunda gusoma ibinyamakuru bya hano Uganda. Mbona ikinyamakuru kirasohotse, ikinyamakuru gisohoka harimo page tuvugaho. Ikinyamakuru maze kugisoma hamagara uwitwa Rugerinyange John akubwira ngo iki? Rugerinyange John urumva afite nawe igica yoboye. Ndamuhamagara ndamugara yo mushumba mbonye hano hari ikinyamakuru cyasohotse. Badushyize mu binyamakuru turaregwa na Nyirimpeta na Stazi. Avuga yuko baduhamagaje tukanga kwitaba. Ndamubaza hari sinyasiyo wigeze ubona iguhamagara? Arambwira ati ntayo nabonye. Ndamubwira rero biragaragara ko ubwo badushyize mu binyamakuru urukiko rugiye gufata imyanzuro bagiye kuyigira ihame. Kandi imyanzuro bari buze gufata biragaragara yuko Nyirimpeta na Stazi atwirukana muri ADPR. Yego. Jewe wenda ntago nkiyirimo nibere muri Divine nabonye bikomeye nivaniramo akarenge kanje nisubira muri Divine ariko namwe baraza kubirukana. Yego. Ndamubwira yo kubw'ibyo ngibyo numvaga byakabaye byiza yuko washaka ukuntu waza tugahura tukaganira kuri ibi bintu. Yaraje turaganira biba ngombwa ko dushaka umunyamategeko. Yego. Dushatse umunyamategeko adukorera defense. Adukoreye defense ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri. Nibwo urubanza rwagombaga gusomwa imyanzuro ya nyuma kandi iyo utitabye ntujurira. Urabyumva? Yego. Nibwo muri iyo myanzuro bavugaga yuko hagomba kubiki hagomba kubaho icyo nakwita ko ubwo twebwe abo Nyirimpeta na Stazi yareze bose bagize gute batsinzwe. Batsinzwe. Tuza guhita tumenya makuru yuko uwo bita Karangwa John yatanze ubujurizi abutangira Nyirimpeta na Stazi. Yego. Icyo kintu yacyumva. Yatanze ubujurizi abutangira Nyirimpeta Anastasi. Avuga yuko Nyirimpeta Anastasi ariwe ibyo avuga cyangwa se ibirego byose yareze ari ukuri. Reka nze nshyiremwo urumuri hano ku isimu yanjye. Hari ibyo gusoma aho ngaho? Hari ibyo gusoma? Hari ibyo nshaka gusoma aha ngaha kugira ngo tuvane abantu mu rujijo.
urumva kuko hari igihe abantu baba mu bintu by'urujijo yego bakaba mu rujijo ariko urujijo rudafite ikintu rwunguye sosiyete urumva kandi kujijisha abantu nabyo naje gusanga atari umuco mwiza urumva uwo bita Karangwa John hano mfite testimony urumva nkuko nakomeje kugenda asobanura ngira ngo haraho nakubwiye ko ari we wari muvinze Nyirimpeta na Stars ariko biratangaje hano mu bujurizi yatanze ko yavuze yuko atigeze nta hantu namwe yigeze aba registered mu URS cyangwa se mu gitongore gishinzwe kuregistaringa amatorero hano mu gihugu cya Uganda nta na hamwe we ahantu yabaye umuyobozi avuga ko yabaye deputy wungirije muri ADPR mu Rwanda yego urumva hano natunguye naho Karangwa John avuga atiki kanze ibintu yanditse aha ngaha ko tuzafata undi mwanya wo kubyicaraho ko numva bino bintu ni ukuvuga ngo ubundi Karangwa John yatanze icyo bita resolution yatanze powers of attorney urumva ariko hano mu myanzuro ye aravuga kubera ko aba bantu baregwa nkuko nagemba gusomera kuva ku wa mbere kugera ku wa 15 hari namba 16 kugera kuri 13 urwo ni urukiko rwa Nyamuzira Akarangwa aravuga ngo the number 6 to 13 defender aba bantu urumva ngo aba bose ngo nta resolution yigeze abaha ibyo bavuga byose nibifojyari urumva hanyuma akavuga ngo we ntiyigeze akavuga ngo akavuga ngo 2017 aywa ngo yapontinzwe yabaye appointed urumva ngo kujya kuba deputy representative legal of ADPR Rwanda and sign the support the second plantify running the church established and under ADPR Pentecostal Church International Uganda umva kakanu kunu kavuga ngo we 2017 yabaye deputy urumva ugiye kuyobora ADPR mu Rwanda ngo akaba ngo yaragiye kuba umuyobozi wa ADPR ngo asupportinga uyu Nyirimpeta na Stars kugira ngo akomeze araninge muri ADPR Uganda PCIU kandi 2016 aribwo yari yaramuri muvinze Nyirimpeta na Stars atakiri muri ADPR aho kantu rakumva ibi byose rero hari igihe abantu baba babivuga ukagira ngo turaterera inyuma y'amatwi abantu nta kintu na kimwe bumva akongera akavuga ngo akongera akavuga ngo akongera akavuga yuko ngo ADPR Pentecostal Church International Uganda Limited and ADPR y'u Rwanda urumva ngo hazi connection and the ngo bafitanye umubano bafitanye nyine isano byombi bifitanye isano urumva ngo bifitanye isano ariyo mpamvu yavuye nk'uwari umupastor ariko ntago yigeze aba umwe mu bayobozi b'iri torero rya ADPR Uganda yego urabwumva uyu Karangwa ni imbeba irumihuha Karangwa reka mbivuge neza Karangwa John ni imbeba iruma ihuha niwe muntu wazanye agacankarano intambara ADPR uyu munsi zose izengurutsemo hano Uganda zose ziri ku mutwe wa Karangwa Imana izazimubaza urubanza rwagenze gutejo bu urubanza twageze mu koti tugeze mu koti
nibwo twebwe twaranditse defense yacu tuyigejejeyo. Umunyamategeko wa Nyirimpeta Anastase yari yitabye n'uwacu yaje. Nyirimpeta yari yahageze? Nyirimpeta ntago yahageze. Kubera sinzi impamvu, kubera ko bobo bari bizeye intsinzi ndetse itariki 30 z'uku kwezi bari biteguye yuko bagomba kubona icyo bita court order, nayo bari bayiregeye bazi ngo ko urubanza rwararangiye n'imyanzuro yarafashwe. Hanyuma ejo umucamanza agira gutya acishamwe mukato, aravuga ngo nshingiye ko abo mwareze mutigeze mubamenyesha ibyo mwareze byose n'imyanzuro yose yari yarafashwe yose itaye agaciro. Yewe urubanza rusubiye ibubisi. Urumva nimugende mutegure defense yanyu, hanyuma iyo defense muzagere gute muzayizane, naba ngaba no bagende bategura yabo bazayizane. Urumva hanyuma ukuri kujya hagaragara, kubera yuko bigaragara ko mwaburanye mwenyine hari ibintu mukinga kugira ngo bijya hagaragara. Arangije aravuga ngo nta tariki ari butange. Urumva igihe twese tuzaba twatanze defense zacu nibwo umucamanza azongera gutanga itariki nyayo y'urubanza nyirizina. Bivuga ngo Nyirimpeta itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri yagiye ku koti yizeye ko agiye kuzana imyanzuro. Ahageze asanga twacometsemo defense yacu, asanze ko arashyizemo defense nibwo babimubwiye. We agaruka abwira aserebura. Urumva azi ngo ni imbanza bahuje. Rero bose basobanukiwe ibyo ari byo ku munsi w'ejo. Aho bagiye kubona babona abicaye mu koti ni Rugerinyange John na Pastor Daddy. Nimwe mwenyine mwaje? Ni twebwe twari duhari na roya wacu na roya wa Nyirimpeta. Urumva hanyuma umucamanza arangije avuga yuko ashingiye ku bintu kubyo yasomye muri defense yacu, agashingira no kubyo bujurizi bari batanze. Asanga harimo ikinyoma cyinshi cyane gikeneye ko habaho gusasa inzobe, hanyuma urubanza rukinjirwa mu mizi. So rero urubanza ruzinjirwa mu mizi niho hazagaragazwa ibyo byose byuko Nyirimpeta Anastase yavuye mu byangombwa by'itorero. Hanyuma ubwo bazatugaragariza inama cyangwa se icyo bita minati zongeye kumugarura muki mu itorero kugira ngo yongere gukurikirana ibibazo by'itorero. Hanyuma Karangwa uvuga yuko aje gutangira ubuhamya bwa Musatuzi, nawe icyo gihe azasobanura ko atigeze aba umuyobozi muri ADP. Hanyuma tubaze Nyirimpeta Anastase 2016 ninde wari wamuri muvinzemo. Noneho twebwe ntidufite inyandiko Nyirimpeta Anastase yagiranye n'abamwishyuye bamuha imperekeza, ariko dufite inyandiko zigaragaza ko 2018 Nyirimpeta Anastase yishyuwe amafaranga ageze muri miliyoni 10 aciye kuri konte y'itorero. Ari nabyo Karangwa ari wakwepa ngo icyo gihe ari wa supportinga Nyirimpeta, kandi Nyirimpeta yarayoboye iyo yitwita Church of Prophet Uganda. Urumva bishaka kuvuga ngo ukuri kose kuzajya ahagaragara kuri uwo munsi. Tugana ku musozo uyu munsi uyoboye ADPR uyu munsi hano ya Uganda nindi? Uyoboye ADPR ya Uganda uwo munsi namwe bumwemera? Ni ukuvuga ngo jewe nemera ni Rugerinyange John, kuko icyayoboye ni ADPR. Urumva kandi ari ku ruhande rwanjye baraturegana. Urumva niba rero bamurega baramurega ngo bayimupapuze. Waza mudushakira tukaganira nawe? Namushaka n'ubu ngubu ushaka wambwira nkamuhamagara akajya kuri telefone akavugana n'itangazamakuru. Reka tugane ku musozo, tuzamushakira umwanya twicaye nawe tuganire nawe tumenye icyo agamba n'icyo atekereza. Na Nyirimpeta nawe tuzamwumve nawe uruhande rwe, ko twebwe nago tubereho kugira ngo dutege amatwi uruhande rumwe, impande zose tuzamwumva. N'udukurikiye ushaka kuduha ibindi bitekerezo ku cyo azi, yashobora kuba ari umukristo muri ADPR, ashobora kuba ari umuririmbyi, ashobora kuba afite ibindi bintu ashinzwe, ariko nawe akaba afite amakuru azi. Nawe tumuhaye ikaza azazagire gute atubwire. Ufite Daddy, reka dusoreze aha ngaha turarikira abantu kuzakurikira igice cyacu cya kabiri, ubwo tuzayijya mu mizi. Imana igumugisha.
thank you very much. Urakoze Ezekiel. Murakoze cyane. Namwe turabashimiye abari badukurikiye, abadeperi mwese muri rusange turabashimiye, by'umwihariko n'abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ari abari hanze y'igihugu, ari n'abari mu gihugu rwagati, n'abari hano muri Uganda musengera muri adeperi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese turabashuhuje kandi tubifurije komeza mukaguma muri izo ntambara mpaka kugeza igihe bizagera ku musozo. Ndabashimiye, murakoze cyane. Nitwe Ezekiel, ntago bajya bapfa kuzivamo.